bavuga ngo ahisemo amadolari ijana nza kuvuga iki rero niyo mpamvu ubu ngiye nkomeza nkaryama mu rugo ntabwo umugisha ubu ngezeho aha harimo hafi ibihumbi 120 cyangwa na 10 byanga byakunda rero urumva mugisha mbere y'umugisha ariko muretse ko yitwa mugisha Benjamin wanitwa Nsenge nabonye wazanye isake wizani rwose umuvandimwe asigaye ngite mwari Deben wakire gute ngo yakire impano ni ukuvuga ngo kuyakira byo nta muntu ujya apfa ko mu impano ahubwo wenda wamaze kukwicira wayizanye impamvu nayizanye nuko nari gukura ubwatsi bwo ku ya mbere amasezerano yarakoze yarasohoje kandi nakubisaba no sebura ka hari ibintu bimeze neza so ikintu cyegera rero urumva niba umuvandimwe yabashije kuba yansohoreza amasezerano ntacyo cyabyaye usibye kuza gukura ubwatsi aho byatangiriye rero burya umuntu ntabwo ari nka mu bantu naho uzamukura ubwatsi mu bantu niyo mpamvu nagiye gukura ubwatsi ariko biba ngombwa ko gufata ijambo bibaye ibibazo bitera protokole nyuma yaho ndamwegera ku modoka icyavuyemo ni ikigera mu amadolari ijana ariko umunsi wabiri bavuga ngo ahisemo amadolari ijana nza kuvuga iki rero niyo mpamvu ubu ngiye nkomeza nkaryama mu rugo ntabwo umugisha ubu ngezeho aha harimo hafi ibihumbi 120 cyangwa na 10 byanga byakunda rero urumva mugisha mbere y'umugisha ariko muretse ko yitwa mugisha Benjamin wanitwa Nsengimana Benjamin urumva nyine n'ibintu by'ikirere kandi kuganira n'umufana ukomeye cyane wa Bruce Melody arambwira ati none ibintu bagiye gukora amateka ariko nanone nibuka ijambo Deben yavuze ati yagiye kwerekana nka ibintu bitaramo yuko agiye gutandukanya umweru yego ubundi ikintu cya mbere kirenze muri ibyo bashyize munini bamajije gushyira hamwe batwereka wese ibyo ashoboye uwo mufana rero kirimo kuzana ibyo guhangana ntabwo ndi kumwe nawe kubera ko ntabwo ndi hano kugira mpanganisha abantu ndetse na Beni yanabivuze avuga ati abantu bangiye discipline ikomeze kugenda ijya hejuru igihe ari nyine bashaka uburyo bakiga discipline kugira ngo bigere neza cyane ese n'abantu bishyize hamwe urinde wo kuza kuvuga ngo ndi hano ndabihari ariko Beni we yivugiye ko agiye gutandukanya umweru n'umukara kandi ari Bruce Melody araririmbye akavuga ati ubwo niba ariko yavuze rero umweru n'umukara turaza kubona aho bitandukanye byatangiriye no tugiye kubisoreza mwereka ko nanjye ubutumwa bwe namajije kugira gute kuba nabubona nge nari nzi ko uwo wayizaniye ari ibanga nonanga none no kiriba Deben kubera yahisemo Deben hagati ya Deben na Bruce Melody yego no kuvuga ngo bose nabavandimwe barashyigikirana sinzi n'utari kubona ko habayeho none ikintu cyo gushyigikirana so rero niba yarambwiye ati gahunda ni iyi ngiyi ngewe rwose dore ubu ngubu umaje kuba wenda waba ibyo nakubwiye yansezanye stage abantu bose barabibonye kuri uyu mwanya rero ndagira ngo mwereke ko ibyo yavuze yarinze ijambo rye rero nk'umuntu uri hasi sinabashije kugera iwe cyangwa se mbashe kuba namubona mbashe kuba navugana nawe niyo mpamvu nafashe umwanzuro wo kuvuga ngo reka nze noneho ngire gute mwereke ko ibyo yakoze atabikoreraga umuntu udatekereza mwereke ko noneho ibyo bintu ngomba kuba nanabishyigikira that's why rero naje kuza gukura ubwatsi mu bushobozi bwanjye mfite ubwatsi rero ntabwo babukura n'amatama gusa amatama gusa ntagasabira nk'igisigati ariko ino nkoko yazabyara izindi nkoko nazanye isake bikaba ubusha bw'inkoko na Majide Black afite inkoko none se Beno ahangaha biragaragara yuko Deben ari mu mutaka wa Bruce Melody kuko nk'uko bisanzwe urabona yuko ubushize aho yaguhaye stage hari muri arena kandi ni igitaramo cyateguwe n'umuhanzi Bruce Melody Deben muri arena ariko ubu ngubu ndakeka ibi ngibi bisa nkaho biri mu mutaka cyane cyane wa country music cyangwa 155 AM sinzi ase ko turi abanyarwanda kukimuza n'amatimu oya hari umuntu usogeza amagarika kubikubaza abo 155 babonye